bemeye gutanga agakiza batunga amamodoka meza. Bandi bagurishije agakiza mu mahoteli babona promotion mu kazi. Bandi bagurishije agakiza mu majipo y'abadamu. Bandi bagurishije agakiza mu makositimu y'abagabo. Bandi bagurishije agakiza kugira ngo itore, kugira ngo bagire isengero zikomeye. Bandi bagurishije agakiza kuzimu bakuraho imbaraga baraza bafungura amadini. Bandi bagurisha agakiza baragenda bagakiza barakagurisha rwose. Gakiza baragatanga bemera kukarekura, bambara ubusa bemera kukarekura, batinyuka urusengero bemera kukarekura, bakora ibyaha bemera kukarekura, bananiwe kurinda agakiza. Hari kumva ukuntu Imana ivugana n'abantu muri uyu mwaka. Reka tugane kuri message ya nyuma Imana yampaye ngo ntangarize isi. Uyu mwaka Imana yambwiye ngo uyu mwaka hazabamo ibitangaza bitatu, hazabamo ibintu bitatu bikomeye. Ikintu cya mbere kizaba gikomeye, abakozi b'Imana mu ngeri zose bagiye kuvuguruzanya mu buryo bweruye. Bagiye kuvuguruzanya. Ikintu cya mbere kizaba muri 2025 buhanuzi Imana itanze. Ikintu cya mbere Imana ivuganye n'abantu mugiye kwitegura, kubera ko abantu bagiye barwanyanya bakarwanyirizanya mu rwongorerano, bakarwanyirizanya hiherereye. Ariko Imana yemeye ko Satani agaba igitero ku ndimi z'abantu zigatangira kurwanyana ubwazo. Abakozi b'Imana uhereye ku bari mu bushorishori bagiye kuvuguruzanya mu bibone 2025. Iyi 2025 abakora bagiye bunga ubumwe, bamaze kunga ubumwe bakora ibyaha bunze ubumwe. Noneho muri uko gukora ibyaha bagirirana amabanga. Abantu bakoze ibyaha bahishanyiranya amabanga. Muri uko guhishanyiranya amabanga Imana igiye guteza abakozi b'Imana kuvuguruzanya, igiye kubateza kutumvikana kugira ngo babe separated, batandukane. Noneho Imana izabone yongere ihagurutse buri mukozi w'Imana ku giti cye bitewe n'umuhamagaro Imana yamuhaye, ariko bitewe n'amanyanga akorewe mu murimo. Abakozi b'Imana babikiranyije amabanga. Urajya kuri hoteli gusambana ugakubitana na pasiteri runaka, ugakubitana na diakoni runaka nawe ari byo yajemo, ntabwo yakuvamo ahita kubikira ibanga, mugahita mu abagumya banga. None rero Imana igiye guteza abakozi b'Imana uhereye mu rushorishori, igiye kubateza kuvuguruzanya kugira ngo batangire kuvananamo. Noneho rero kandi abonye mu irembo rifungaye utendese, bantu batendetse ibyaha, bandi batendetse ubusambanyi, bandi batendetse incoreke, bandi batendetse ubujura, bandi batendetse ubwibone, bandi batendetse ubugome, abantu bose abenshi baratendetse. Ariko uyisura umwanya wo kugira ngo tugire mu irembo rifungaye dutendetse. Niba utendetse ukaba utendetse ibyaha, ukaba utendetse ubujura, ukaba utendetse ubwibone, ukaba utendetse ubugome, ukaba utendetse ubugambanyi, uyu ni umwanya wo kugira ngo abantu bagifite agakiza k'umwimerere Imana iza uyu mwaka wa 2025 ni umwaka Imana yambwiye ngo izahemba abantu bakoze neza, barinze agakiza kabo, barinze impano ikomeye. Ariko uyu mwaka nanone ni umwaka Imana izahana abantu bagurishije agakiza. Biherutse kumbwira ngo nuko ngo umukobwa abwira umugore, haramubwira ngo jyana uyu mwana umunderere, ngo numara kumunderera nzaguhemba. Abantu bagiye kureresha umwana, abantu bagiye kumureresha rwose, abantu bagiye kureresha umwana. Ariko si umwanya wo kugira ngo twebwe twirwe tuvuga ngo mbese ngo abantu ngo ko baguye ngo abandi ko babaye abapagani. Oya, ni umwanya mwiza n'ibintu yahembye Imana. Imana yamuhaye imigisha iramubwira ngo nzakugwiza, imugabiza icyubahiro, imubwira ko izamugirira neza, imubwira ko iby'isi byose bizamwubaha, imubwira ko iby'isi byose bizagendera munsi azabitegeka. Imana iramugwiza, imuhereza icyubahiro, imuhereza ubukire, imusezeranya n'ubugingo. Muri icyo cyubahiro n'ubwo bukire Imana yamusezeranyije, yahinze uruzabibu. Wowe amaze guhinga uruzabibu ruramukundira rurera kuko yari umugisha w'Imana. Abantu benshi uruzabibu rwarabereye, ariko ikintu Nowa yakoze yenzemo vino arinywera, arasinda. Amaze gusinda yambara ubusa. Abantu b'Imana rero barasinze bambara ubusa. Bambwiye ngo igiye kwamamaza abandi bantu, ngo kuko abo yamamaje yaramamaje uruzabibu rurera, baranywa barasinda. Iravuga ngo ibakuye muri urwo ruzabibu. Umva ukuntu yavuze
yaguhamagaye igukura mu ivumbi, igukura ahantu irodebari, igukura ahantu wisigaga amakara, igukura ahantu wabaga muri igore, igukura ahantu mu buzima bubi bukomeye. None ni iki Imana yari ikwiriye gukora mu masezerano Imana yaguhaye? Ni iki itakoze yari ikwiriye gukora cyatumye wera indibu? Mukozi w'Imana, garukira aho ngaho. Igihe urukungu rurimo nibyo turabizi, ndetse urukungu turarureba tukanarumenya, ariko twe nta burenganzira dufite bwo gukura urukungu mu masaka, kuko ntabwo turi nyir'umurima. Ahubwo nyir'umurima naza, nyir'umurima nagira gute? Naza azavangura amasaka ashyire mu kigega akwiriye kujyamo, hanyuma urukungu arushyire hehe? Aruhambire, rutwikwe. Uko byagenda kose rero urukungu ruzashya, kandi twebwe ntabwo dufite tasika yo kujya kuvangura urukungu n'amasaka, ahubwo dufite tasika yo kumenya uburyohe bw'amasaka. Erega ubu ngubu Imana iri mu kazi ko kurobanura. Ese koko ukurikije abanyweye inzoga mu rwihisho, abasambaniraga mu rwihisho, ntabwo bari kujya ku karubanda buhoro buhoro? ntabwo mbizi. Bari kujya ku karubanda buhoro buhoro. Urabizi wowe? Ntabwo waba utabizi. Urabizi kuko bamwe bari kujya kuri za kamera bakajya kubyivugira ati twarasambanaga, none twarakijijwe. Umwuka wera ari kugira gute? Ari gusaka. Urabona igifungo ry'isengero rizasiga abakozi b'Imana ba nyabo bahagaze bemye, abapagani baraguye. Abari baritwikiriye uruhu rw'intama ari imimbweti, ari imbwa zigenda. Imana igiye kubatwikururira muri aka gahe batakijya mu rusengero bya buri munsi. Imana igiye kugaragaza abakozi n'abatari abakozi. Noneho rero abangaba barabizi ko bashoye. Aba rero nibo turi guhangana nabo, aba batanu b'abapfu nibo turi guhangana nabo, kubera ko amavuta baguze bari kuyabyariza umusaruro hehe? Mu murimo. Iyo umuhamagaye ngo ngwino usengere, ahita guhereza nimero ya mobile money, ukabanza ukagira gute? Ukaverisa, kandi ugashyiraho amafaranga yagutegetse. Iyo umuhamagaye ngo ngwino ubwirize iri teraniro, ahita akubwira ngo amaturo tuzapasura. Aba bantu iyo muvuganye kabiri agusaba igitambo. Kubera iki? Ari kubyaza umusaruro amavuta ye, nta yindi gahunda. Yaramuhenze, amavuta ye yarabonye amuhenze, kandi nge ndamwumva, kuko aya mavuta ntabwo yaherewe ubuntu. Kirazira rero ntabwo yaguhera iki? ubuntu. Uzayishyura. Ubwo ndimo ndaca ku mayange kugira ngo mumenye itandukaniro ry'abanyabwenge n'abapfapfa. Kuko uyu mupfapfa amavuta ye yavanye ku muhanjuzi ariko bimuhenze, yarategeye indege, ntabwo yari amavuta yapfuye kubonera aho ngaho. Reka nizere ko mumeze neza kandi mwese muri amahoro, mwese mudukunda kandi mugakurikira ibiganiro byose ducisha kuri televiziyo. Reka mvuge ngo ineza y'Imana nibane namwe, kandi umugisha w'Imana ubomeho ndetse n'abanyu bose hafi na kure rero mu bice bitandukanye aho muherereye. Reka mvuge ngo amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba bwaryo. Reka mwese nizere ko muri amahoro kandi mukiri mu buntu bw'Imana, Imana ikibarinze. Waba udukurikiye utameze neza birashoboka, turi mwisi dufashe igihe mu ntambara, ariko reka nkubwire ngo Yesu ko yarari kera uyu munsi niko akiri, iyo akoze biremera. Yambe no kumugirira icyizere, kandi nasubiza amaso inyuma urasaba ko ejo hari hameze uyu munsi bimeze neza. Ibyo bigutere icyizere cyo gumya kunamba ku Mana, ubona ko n'ibindi bizashoboka. Ni nepa muvugana kuri mikoro, nishimiye kubana namwe. Kora subscribe kuri nimba utakora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byose tunyuza kuri zicano. Ngize umugisha kandi ndi kumwe n'umukozi w'Imana birukana kera nari nkumbuye, umuhanuzi w'Imana Imana yaramuhaye. Christian, amen. Uraho neza? Uraho neza nepo? Namahoro. Namahoro. Misi myinshi. Imyaka myinshi. Ntago kiri iminsi. Ntago bikiri iminsi, imyaka myinshi. Makuru y'ibihe? Makuru y'ibihe yose nayamenye yo nzi nayanjye. Ariko yanjye ni meza kuko mbanye neza n'Imana. Ubugingo n'ubuzima.
uri kundeba se ubu none ndiho ndagerageza duherukana kandi koko ndebuka manzu kanyegera kujya ari bwo nkimara guhumuka ariko wakinshyiramo aya maso nyuma rero natangiye kugenda ndeba gake gake nyine ngenda mbyiga nk'umwana ariko ubu ngubu ndabona biriho biraza ubu niho ndakubona ndabona wambaye rinete nawe ariko none reka nzifite ariko ko ntarebaga neza ubwo simbyibuka mwamfata ku kuboko tugiye mu butayu Imana ishinga shimwe Yesu ukikurinza natwe ukiturinza twongeye guhora kandi wajya guririmba kera iyo twaga tugeze nk'ahantu kucyo utagashyizeho noneho ngo Imana yakoze neza Imana yakoze neza ibi dutangaza abantu bo muri iyi si batari babona duhimbazi yateguye inzira ducamo nitubona nijuru tutishwe n'ibyaha yemwe bagenzi dukunda nta kibi twibuka mu byo twafatanijemo turabashimira urumva ko mba nkwibuka amen nende kubaza ngo amakuru y'iminsi umbwiye ko amakuru ari meza kandi n'utureba wese arabibona yego Christian rero tumaze igihe kinini tutabonana ariko kandi uko imbaraga Karebu ugize kuvuga ngo imbaraga nari mfite n'ubundi acyaze afite Karebu ari kubwira Yosuwa yaramubwiye ngo niki gituma utampereza umugabane wanjye ngo kuko imbaraga narwanishaga ngifite imyaka 45 ngo n'uyu munsi ngo ndacyazikoresha ngo kandi ngize imyaka 85 urumva harimo ekivara y'imyaka 40 ariko aravuga ngo nubwo iyo myaka 40 yongereho imbaraga nkoresha ziracyari nkazazindi Paulo yabivuze mu marenga aravuga ngo nubwo umuntu wacu inyuma yasaza ngo ari kuwimbere agenda arushaho kugenda bamushasha ndashima Imana ko nduruhinja mu mwuka mu myaka ko ndasaza ariko mu mwuka nuko Imana navutse haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe cyane Christian reka ngo usabe nubwo ngira ndavuze ko yitwa Christian ko twibwira abantu bagiye kubona ari ubwa mbere abantu bakurikiye bankurikiye hano kuri televiziyo nitwa Twiringimana Christian ndi umupapa mfite umugore hanyuma ntuye iburasirazuba iburasirazuba oya ntabwo nkiba Musanze navuyeyo bumbi iburasirazuba ariko ubundi duherukana guhura muri Rubavu Rubavu nyuma naje kuva Rubavu njya hanze mvuye hanze ndagaruka ntura Musanze none ubu rero Imana inyerekeje iburasirazuba kugira ngo naho njye kubohora imitima tuzajya tuganira kenshi n'ubitwemerera cyane kuko ndabize neza yuko izo ngendo zose wagiye ugira ubwazo ziba zirimo ubuhamya ubuhamya n'ibizadukuza cyane tuzabipangira na buri mwanya cyane tubaza ko nta mwanya uhagije turabe ko tubigenza ariko washimwe Imana ikomeje kugenda ikunda inshuti bavana mu duteze amatwi muri kano kanya rero ni Christian tugiye kuganira mwamwumvishe Twiringiye Imana mubane natwe muri kino kiganiro dutangirana kugeza dushoje kandi gusa noneho usenga Imana twinjire mu kiganiro data mu izina rya Yesu turagushimira uri mwiza izina ryawe nirihimbazwe mu isi no mu ijuru bavuge ko wera uri Imana y'amahoro kandi twizera twiringira tugushimiye ko watugejeje muri uyu mujyi wa Kigali none uyu mwanya dutangiye ikiganiro tugiye kuvuga ku magambo yawe akomeye tugiye kuganira ku ijambo ryawe wahumetse mwami reka ubwenge bw'Imana bugaragare muri twebwe amagambo yacu abe agororotse rwose imbere y'Imana uturinde kuvuga amagambo y'amanjwe cyangwa y'ubugoryi utwuzuza umwuka wera mwinshi abantu badukurikiye kuri izi kamera bose buzura umwuka wera kubw'amagambo agiye kutuvamo rero ngewe ndagusabye reka nkubere mikoro wowe urangurura ubwoko bwawe kandi mwami Imana nyiribihe iri jambo ribe umuhigi uhiga ntabura umuhigo kandi iri jambo ritume imitima ya benshi yaguka kandi iri jambo ritume umwuka wera gwira iri jambo rihindura isi iri jambo ribohora isi iri jambo rituma isi bohoka iri jambo rituma isi yongera kuba nshyashya iri jambo rituma isi yongera kuba nzima mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen Imana igumugisha Christian tugiye kugana muri kano kanya ariko mbere uko twinjira mu kigano cy'uyu munsi by'umwuka yaguhaye
maze iminsi Christian nubwo utamenyeye kuri zino mbuga ariko kandi njya nkurikira ibyigisho byawe mu minsi ishize wagiye utambutsa ubutumwa butandukanye harimo n'ubuhanuzi ariko cyane wibanda ku bantu bashumba n'isengero. Urabyibuka? Yego ndabyibuka. Uhanura biriya bintu abashumba ntago bazagutera amabuye kamanze mpera kuri aho kantu. Ngize amahirwe bantera amabuye bampora ko nahanuye batampoye ko nasambanye cyangwa nibye cyangwa ko natetse umutwe kubera ko nabandi umwe mu bakandida. Yesu yavuze ngo iki? Yesu yabwiye abigishwa be aravuga ngo muzaba muri abanyamahirwe ubwo bazabatuka ibitutsi byinshi bakabakubita inkoni nyinshi ibitugu bigashyuha ariko bakabakubita babampora. Muri iyi minsi rero dufite abantu bari gukubitwa inkoni z'ibyaha byabo, bari gukubita inkoni z'ibyaha bakoze, barangiza bakarira bakaboroga bakagira ngo nabanyamahirwe bakagira ngo niba abanyamahirwe Yesu yavuze. Yesu yavuze abantu bazakubitwa izo nkoni ariko babampora babahora Kristo, ntabwo ari abazakubitwa bahorwa ibyaha byabo. So rero ngize amahirwe na bumwe mu banyamahirwe baterwa ayo mabuye ariko bahowe ko bavugiye Yesu. Yego. Christian uri umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, ariko igihe tugezemo cyangwa se iminsi turimo izina rya Yesu cyangwa se kumva umuhanuzi, kumva umukozi w'Imana uyu munsi byabaye nk'igitutsi bitewe na bene wanyu cyangwa bitewe namwe. Uri kunyumva neza? Bitewe namwe kugeza ubwo abantu basigaye uvuga ngo ndi umukozi w'Imana batirimbushye bagahita bacinda inzira. Muri make izina ry'Imana ryagiyeho igitutsi hagiye igitutsi bitewe n'abakakuye igitutsi. Ku izina ry'Imana ryatutswe rikandarikwa namwe bakozi b'Imana bakaritokoye, mubona mutari kubuza abantu b'Imana kuza kuri Kristo? Ibyo uvuga nibyo Nepo, nimvuga ndashyira ukumva ngushizeho ndashyira muri rusange. Yego ndabyumva nibyo kandi nawe uri umukozi w'Imana nawe urimo. urumva nibyo ibyo uvuga nibyo, abantu batukishije izina ry'Imana, abantu batumye izina ry'Imana ritukwa. Ariko niyo message Imana yampaye nza n'isi uyu mwanya, niyo message Imana yampaye nza n'isi uyu mwanya. Ariko umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo niba ifatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Ese niba ari umukiranutsi wavumbuye koko abakozi b'Imana batumye izina ry'Imana ritukwa, we yakora iki? Nibyo amakosa yarakozwe, ariko si umukiranutsi yakora iki? Umukiranutsi se uyu ni umwanya mwiza wo kujya kuri televiziyo tukajya gutangaza ngo imfatiro zarasenywe? Ese nakwibaza uyu ni umwanya mwiza wo kujya kuri televiziyo tukajya kuvuga ngo runaka yarabivanze? Ese uyu ni umwanya mwiza wo kujya gutangaza abakozi b'Imana baguye? Umukiranutsi w'Imana ifatiro zisenywe yakora iki? Yakora iki? Ese reka turebe ibyanditswe. Mu minsi ishize mu Isiraheli habaye ibyago, haduka umwami yitwa Ahabu aje kuyobora itorero ry'Imana, aje kuyobora ubwoko bw'Imana bw'Abisiraheli. Noneho arangije ngo arongora umugore w'umunyamahangakazi witwa Yezebeli. Uyu Yezebeli ngo azana ibigirwamana kwa Ahabu, atangira kuzana ibintu bya Bayali kwa Ahabu. Abisiraheli bibagirwa Imana, bigera ku rwego umuhanuzi yazamuraga umutwe agakubitwa. Noneho abahanuzi b'Imana bakurwaho, haduka abahanuzi ba Bayali. Ese Eliya amaze kuvumbura ko abahanuzi ba Bayali aribo bayoboye igihugu, yagiye kuri televiziyo arabitangaza, yagiye mu buvumo ajya kubisengera, yazamutse ubutayu ajya gusenga. Hari abajya numva ngo bagenda bafata amabuye bagahirika ngo turi guhirika abayobozi runaka. Hari abajya numva bajya mu butayu bakajya gusenga ngo bagiye gusenga ngo ese Eliya yakoze iki? Icyo Eliya yakoze rero nicyo dukwiye kuba turebaho, hanyuma twarangiza natwe akaba aricyo dukora niba koko tutari mu mubare w'abantu batumye izina ry'Imana ritukwa. Eliya yafashe icyemezo ajya imbere ya Ahabu aramubwira ngo Nyagasani, bitewe n'uko izina ry'Imana ryatutswe mu banyamahanga kandi abahanuzi ba Bayali bakagwira mu Isiraheli, mbabajwe cyane nuko umugore washatse Yezebeli yazanye ibigirwamana tukaba twaribagiwe Imana y'Abisiraheli, n'ushatse kuvuga Imana y'Abisiraheli akaba akubitwa, abandi bakaba barajyanwe mu buvumo bakajya kwihisha. None kubw'ibyo rero nubwo Imana itantumye, mfashe icyemezo, ncoye intambara, mfunguye intambara, ntangaje intambara hagati yanjye n'umwami. Ahita atangaza intambara, aravuga ngo kandi iyo ntambara nzayikorera mu gihe cy'iki? Nzayikorera mu gihe cy'iki? Mu gihe cy'amapfa.
aravuga ngo iyo ntambara nzayikorera mu gihe cy'amapfa, kuva uyu munsi mpagaritse imvura ntizongera kugwa kugeza igihe intambara yanjye n'umwami izagirira gute, izarangira. Urumva umukiranutsi nakwiye gukora. Imana rero ikeneye abagabo bahaguruka bagafata icyemezo cyo kurwanya abakozi ba shitani ku mugaragaro. Abangaba batuma izina ry'Imana ritukwa ni abakozi ba Satani, ni abakozi b'umwanzi. Imana rero ikeneye ko ikeneye abagabo bafata icyemezo bagahaguruka bakavuga ngo turwanyije shitani ku mugaragaro. Murarwanya shitani ku mugaragaro gute kandi ubwanyu muri kurwanyana? Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo uyu mugabo witwa Eliya amaze kumenya ko imfatiro zashenywe ntabwo yabitangaje, ahubwo yafunguye intambara yeruye. Aha rero turi ku rugamba, dukeneye abakozi b'Imana. Erega nubwo bari kurwanya ntabwo ari bose. Hanjye nta mukozi w'Imana ngira ndwanya, nta mukozi w'Imana ndwanya. Oya, njyewe ndimo ndahangana n'abakozi ba shitani. Ahubwo mbaza ngo ese abakozi b'Imana nibo barwanyana? Erega nta mukozi w'Imana urwanya undi. Hari ijambo tugiye kudukoresha muri ino minsi, irondo ryivanze n'ibisambo. Yego, bo byose byambaye imyenda isa kandi bikoresha ko bikorera umuntu umwe, byatumwe n'umuntu umwe mu kazi. Kubirobanura ibyo bintu, kurobanura n'umuyeno n'igisambo biragoye kubera bambaye même uniforme. Reka ngo urugero, umunsi umwe umugabo yacuruzaga intama azambutsa imipaka. Noneho buri munsi akajya yambutsa izo ntama, ariko aza kumenya ko mu gihugu ari kujya gucuruzamo intama imbwa ari bo. Aragenda akoresha ibimasiki by'intama, akajya yambika imbwa uruhu rw'intama kandi ari ikibwa. Akajya yambuka ku mipaka akambutsa imbwa, akambutsa intama nka 50, ariko bakabara ko yambukije wenda intama 200. Kumbije 50 n'imbwa, 50 n'iki n'intama. Noneho baza gutanga amakuru. Igihe iminsi 40 iza kugira gute? Iza kugera. Iminsi 40 igeze, umuntu atanga amakuru atari ko nyamara uyu muntu utambutse intama hano ageze amanamo n'imbwa. Batariko oya, bati twebwe iyo turebeye inyuma tubona zose ari intama. Batoya bati muzabe checking. Haduka umwana w'umuhungu w'umusirikare aravuga ati ariko uyu mupaka haca imbwa tukayoberwa. Afata inkoni. Afata iki? Inkoni. Afata inkoni. Aravuga ati buri ntama izajya yamuka tuyikurise. Uwo munsi rero dore ukuntu byagenze. Yafashe inkoni agakubita intama, igitama ntigihebebe kikambuka kikigendera. Igitame. Ageze kumbwa yakubise inkoni irabwejura, n'izindi zose zirabwejura, n'ingenzi zazo zirabwejura, zisubira inyuma ziruka ziti uyu munsi turapfuye. Ibi nabihuza na Yesu ari kuganira n'abigishwa. Yaravuze ngo ubwami bwo mu ijuru buzagererana n'umuntu wasohoye imbuto ye ajya kubiba. Ngo agiye kubiba ngo biba amasaka. Ngo amaze kubiba ngo abarizi bararangara. Yego. Abarizi barangaye ngo umwanzi araza ari kumugoroba ngo amishamo urukungu muri amasaka. Amaze kumishamo urukungu muri amasaka, uzi ikintu cyabayeho? Ngo abacunzi b'umurima ngo basubiye mu murima ngo baraza babwira shebuja batari ko databuja ko twebwe niba twibuka neza ko twahinze amasaka, ko twateye amasaka, none muri ya masaka akaba harimo urukungu rwatewe nande? Ngo nyiri umurima arababwira ngo abarizi barahunikiriye, umwanzi araza bibamo urukungu. Baramubwira ngo none se tugende turandura ruriya rukungu mu masaka. Aravuga ati ya mwitonde, mureke bikurane. Noneho umuntu uzajya kubagarira aya masaka azabagarire n'urukungu, muzarureke bikurane n'amasaka. Uzajya kwicira azabyicire byose, areke urukungu n'amasaka bigire gute? Bikurane. Ngo kuko nibimara amasaka namara kwera, amasaka namara kwera, ngo nyiri umurima azaza asarura amasaka yashyiramo
mu kigega ngo hanyuma urukungu narwo azaruhambira nk'imiba rugende rutwikwe. Amen. Ndafashe. Ikibazo warumbajije rero, warumbajije ngo kwirondo ryivanze n'ibisambo bizagenda gute? Bizagenda bite? Niba hari igisambo kiri kunyumva kiri mu irondo, humura, umunsi uzagera igisambo kizagera ku mupaka, kizabwa hejuru. Ntabwo ibisambo, ntabwo umucuruzi yamenye, ntabwo abantu bose bapfa gusobanukirwa igisambo, ntabwo bapfa gusobanukirwa intama n'imbwa, ariko umunsi umwe ku mupaka bizasobanuka. Nitugera ku mupaka bizagira gute? Bizasobanuka. Uyu muhinzi rero nawe yaravuze ngo nimuramuka muranduye urukungu mu masaka. Ego urukungu ruba rubyibushye, urukungu ruba rufite isukari, urukungu kuko rutazera amasaka uburyohe bwose n'amazi yose arugumamo. Iyo umuyaga uhushye ntabwo amasaka agwa, urukungu rubana umuyaga nawe ugatuma amasaka atagira gute? Adahungabana. Ibi ngibi birashaka kuvuga iki rero? Ibi birashaka kuvuga ngo muri iki gihe urukungu rurimo, nibyo turabizi, ndetse urukungu turarureba tukanarumenya, ariko twe nta burenganzira dufite bwo gukura urukungu mu masaka kuko ntabwo turi nyir'umurima. Ahubwo nyir'umurima naza, nyir'umurima nagira gute? Naza azavangura amasaka yashyira mu kigega akwiriye kujyamo, hanyuma urukungu arushyire hehe? Aruhambire rutwikwe. Uko byagenda kose rero urukungu ruzashya, kandi twebwe ntabwo dufite tasika yo kujya kuvangura urukungu n'amasaka, ahubwo dufite tasika yo kumenya uburyohe bw'amasaka. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. None ikintu nshaka kwibaza dusobanurire, ibi bisambo byivanze mu irondo ko byishe akazi k'abanyerondo ko gapfuye, abanyerondo bakagibwaho igitutsi bitewe na bya bisambo byagiyemo imbere, aho bari kunyura hose akazi bakaba bari kubishisha bitewe n'ababivanzemo. Icyo gitutsi kirabavaho gute muri iyi minsi bagikomezanyije akazi? Erega ubu ngubu Imana iri mu kazi ko kurobanura. Ese koko ukurikije abanyweye inzoga mu rwihisho, abasambaniraga mu rwihisho, ntabwo bari kujya ku karubanda buhoro buhoro? Ntabwo mbizi. Bari kujya ku karubanda buhoro buhoro. Urabizi wowe, ntabwo waba utabizi, urabizi kuko bamwe bari kujya kuri za kamera bakajya kubyivugira ati twarasambanaga none twarakijijwe. Umwuka wera ari kugira gute? Ari gusaka. Urabona igifungo ry'isengero rizasiga abakozi b'Imana ba nyabo bahagaze bemye, abapagani baraguye, abari baritwikiriye uruhu rw'intama ari imimbweti, ari imbwa zigenda. Imana igiye kubatwikururira muri aka gahe batakijya mu rusengero bya buri munsi. Imana igiye kugaragaza abakozi n'abatari abakozi, kuko bihamagaye bazarambirwa bajye mu bindi kubera ko baje bakurikiye inyungu. Erega abakobwa 10 bahagurutse bose bafite umugambi umwe, bari bagiye kureba umukwe, bari bagiye gusanganira umukwe. Aba bakozi bari bafite umugambi umwe, bari bahuje umugambi, bari bahuje inama, bose bari bagiye gusanganira umukwe. Ariko umva ikintu cyabaye, ikibazo cyabayemo ntabwo ari ikindi. Hahagurutse 5 b'abanyabwenge, haguruka 5 b'abapfapfa. Aba bose igihe cyo guhunikira cyarageze, barahunikira. Bibiri irambwiye ngo umukwe atinze kuza ngo bose bagira gute? Barahunikira. Ufite amavuta n'udafite amavuta bagize gute? Barasinziriye. Ariko ikibazo ntabwo ari ufite amavuta cyangwa udafite amavuta, nta nubwo ikibazo ari ugusinzira, nta nubwo ikibazo ari uguhunikira, ngo ahubwo umukwe ngo rugeze mu rukerera ngo bumva itangazo rivuga ngo umukwe agize gute? Iri tangazo abakobwa 10 bararyumvise uko ari 10. Iri tangazo bose bararyumvise ko umukwe agize gute? Ko umukwe aje. Imana ishimwe cyane. Hanyuma habaye ikintu cyitwa gucana amatabaza. Habaye ikintu cyitwa gucana amatabaza.
rero reka mbabwire ibintu by'Imana abantu barabimenyereye babifata uko bashaka, ariko umva ijambo rikomeye Imana ishaka kuvugana namwe. Byanze bikunze, byangwe bitinda cyangwa bitebukwe, umukwe ari mu nzira agiye kuza. Ibi bintu bizakemukira kuri finali. Abanyabwenge bazagaragara ndetse n'abapfapfa bazagaragara, kubera ko aya mavuta abantu barimo barakoresha, aya matabaza abantu barimo barakoresha, aya matabaza, hari amatabaza, hari abantu bafite amatabaza ariko atarimo amavuta, kandi aba bose mu rusengero bavuga ngo amen. Aba bose mu rusengero barimo baravuga indimi kubera ko bamwe muri bo bazivugishije batazihawe n'umwuka wera. Ariko twe si igihe cyo kujajinga ngo dutandukanye abavuga ukuri n'abatavuga ukuri, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo abamenye ukuri bagendere mu kuri basobanukiwe. Hanyuma natwe twe kugwa mu mutego wo kwirirwa twibaza ngo kwiva irondo ryivanze n'ibisambo, abajura bakaba baraje mu rusengero, izina ry'Imana rikaba ryaratutwaye, abakozi b'Imana bakaba baragiyeho igitutsi. Erega ntabwo ari bose, nubwo bavuze ngo ni bose ariko ntabwo ari bose. Erega abantu baracyahari bafite umwuka wera, abantu baracyahari bafite umwuka w'ubwenge wo kugenzura. Abantu bakurikiye iki kiganiro bazamenya niba uyu ari umwuka w'Imana uri kuvugana nabo cyangwa se niba ari umwuka wa Satani. Erega Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto. Mana ishimwe, ngo muzabamenyera ku mbuto zanjye, ku mbuto zabo. Imbuto twerera kuri iyi mihanda, imbuto twerera aho dutuye, imbuto twerera mu rusengero, imbuto twerera mu nzira tugenda, izi mbuto nizo zizagaragaza ko turi abakozi b'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Igihe turimo rero, iki gihe turimo cya none ni igihe cyo kwezwa no gutunganwa, ntabwo ari igihe cyo guca imanza. Ni igihe cyo guca bugufi tugasenga tukegerana n'Imana, ntabwo ari igihe cyo guca imanza, ntabwo ari igihe cyo kwibaza ku bantu baguye, ahubwo ni igihe cyo kumenya buri muntu wese agacunga izamu rye. Amen. Aba bakobwa rero uko ari 10 bose bumvise ijwi rivuga ngo umukoraje. Aba bakobwa bose uko ari 10 bumvise itangazo rivuga ngo umukwe agize gute, araje. Umva ikintu gitangaje, ngo bakoze ku matabaza yabo, ngo abafite amatabaza atarimo amavuta, ngo amatabaza yabo atangira kuzimazima. Mana tugirire neza cyane. Ngo amatabaza atangiye kuzimazima, babwira abanyabwenge ngo nimuze mwaduhaye ku mavuta yanyu. Abanyabwenge babwira ngo nimujye ku muhanjuzi. Umva ikintu gitangaje, aya matabaza y'aba bakobwa 5 b'abapfapfa nabo bagiye kuyakura ku muhanjuzi. Nabagiye kuyakura kuki? Ku muhanjuzi. Ngo bavuye kuyagura ku muhanda uwo barayaguze. Aya mbere abanyabwenge bayahawe ku buntu, ariko bagiye kuzana ku muhanjuzi nibo bayagize gute? Barishyuye. Bagarutse umva icyago bahuye nacyo. Bavuye ku muhanjuzi kugura gushora yabo, basanze urugi rw'ikinze. Ngo babwira umukwe ngo natwe dukingura, ati ntabwo nigeze kubamenya. Noneho rero abangaba barabizi ko bashoye. Aba rero nibo turi guhangana nabo, aba 5 b'abapfu nibo turi guhangana nabo, kubera ko amavuta baguze bari kuyabyariza umusaruro hehe? Mu murimo. Iyo umuhamagaye ngo ngwino usengere, ahita guhereza nimero ya mobile money ukabanza ukagira gute? Ukaverisa, kandi ugashyiraho amafaranga yagutegetse. Iyo umuhamagaye ngo ngwino ubwiriza iri teraniro, ahita akubwira ngo amaturo tuzapasura. Aba bantu iyo muvuganye kabiri agusaba igitambo. Kubera iki? Ari kubyaza umusaruro amavuta ye, nta yindi gahunda. Yaramuhenze, amavuta ye yarabonye amuhenze, kandi nge ndamwumva, kuko aya mavuta ntabwo yahereye ubuntu. Kirazira rero ntabwo yaguhera iki? Ubuntu. Uzayishyura. Yego ndimo ndaca ku mayange kugira ngo mumenye itandukaniro ry'abanyabwenge n'abapfapfa. Kuko uyu mupfapfa amavuta ye yazanye ku muhanjuzi ariko bimuhenze, yayategeye indege, ntabwo yari amavuta yapfuye kubonera aho ngaho. Twe twaza, urabizi dusenga ejo bundi twazamukaga umusozi tutagira inkweto zo kwambara, uranyibuka ejo bundi nzana amashyira mu maso, ngenda mwihanaguza agatambara, Uwiteka akavuga ngo nzaguhumura. Ubu nambaye rinete z'ibihumbi 700.
buri mwaka mba ngomba kuzigura kishyura 720. Amen. Ibi rero ibi biragaragaza iki? Ibi biragaragaza gukora kw'Imana. Ejo bundi tujya gushaka amavuta kwa mu buvumo hari hirya, tuzamuka kwa Burukiye Macumu twambaye ubusa tutagira icyo kwambara, tubwira Imana ngo icyaduka duhereza umugati wa saa sita, abandi mu gihe bari kurya umuceri twe tukarya umugati n'icyayi. Imana yavuganaga natwe ngo nzabambika, twambaye amakanzu y'amahema tutagira icyo kwambara, abatubonye bose baducira iteka. Ejo bundi Imana ikubwira ngo uzajya kwiga kaminuza ikabivuga nta cyerekezo ufite, ikaguha amasezerano akomeye. Ayo mavuta rero wakuye aho ngaho ukeneye kuyarinda. Pawulo aherutse kubwira Timoteyo, aravuga ngo Timoteyo ujye urinda icyo wagabiwe, ngo kandi wirinde amagambo y'amanjwe atagira umumaro. Ubwo ndimo ndagaragaza abapfapfa n'abanyabwenge aho baherereye, aho babacungira. Uyu munyabwenge azi kurinda icyo yagabiwe. Uyu munyabwenge ntavuga amagambo y'amanjwe. Uyu munyabwenge ntagendana n'ingirwa bwenge, ahubwo ahora iteka ashaka kuvuga ngo icyampa Imana ikanyishimira. Imana itugire neza cyane. Ese icyo Pawulo yabwiraga Timoteyo twarinda n'iki? Ni amazu meza twubatse, ni amamodoka meza tugendamo, ni inkweto nziza Imana yaduhaye, ni abagore beza twarongoye se, ni abana beza twabyaye, ni amashuri meza twize se, ni za diplome twabonye se? Oya, iyo Pawulo avuze ngo ujye urinda icyo wagabiwe, ni ukurinda agakiza, kuko niyo mpano nkuru Yesu yaduhereye ku musaraba. Arambura amaboko ku musaraba, aravuga ngo yemwe abarushe namwe abaremerewe nimuze musange jyewe ndabaruhura. Ese ibi bintu bishatse gusobanura iki? Yari ashatse kuvuga ngo nimuzane ibyaha byanyu, munyikoreze amaganya, munyikoreze imibabaro, munyikoreze ibyaha byanyu, munyikoreze amarira yanyu, ngo nanjye nita kuri mwe. Uyu mugabo witwa Yesu yagiye ku musaraba, amanika amaboko, yemera kubambwa, arangije aratuvunjira, aduha impano ikomeye y'agakiza, aduha impano ikomeye y'agakiza. Haleluya. Aravuga ngo munyigireho kuko noroheje mu mutima. Iyi mpano y'agakiza niyo Pawulo yabwiye Timoteyo kurinda. Ariko ntabwo ariko biri ababishopu, abavuga butumwa, abapotre, abahanuzi, ababwiriza butumwa, abashumba b'amatorero, abadiyakoni, abaririmbyi, baba biririmbira ku giti cyabo dore ko batakiririmba ku giti cy'Imana, baba baririmba mu makorari, bose bamwe muri twe twafashe ya mpano turayivunjisha. Bemeye gutanga agakiza, batunga amamodoka meza, bandi bagurishije agakiza mu mahoteli, babona promotion mu kazi, bandi bagurishije agakiza mu majipo y'abadamu, bandi bagurishije agakiza mu makositimu y'abagabo, bandi bagurishije agakiza kugira ngo itore, kugira ngo bagire insengero zikomeye, bandi bagurishije agakiza ikuzimu, bakurayo imbaraga, baraza bafungura amadini. Bandi bagurisha agakiza, baragenda agakiza barakagurisha rwose, gakiza baragatanga, bemera kukarekura, bambara ubusa, bemera kukarekura, batinyuka urusengero, bemera kukarekura, bakora ibyaha, bemera kukarekura, bananiwe kurinda agakiza. Ariko umva ukuntu Imana ivugana n'abantu muri uyu mwaka. Ni umwaka Imana igiye kugaruka gukontorora abantu bagifite agakiza k'umwimerere. Imana iza uyu mwaka wa 2025, ni umwaka Imana yambwiye ngo izahemba abantu bakoze neza, barinze agakiza kabo, barinze impano ikomeye. Ariko uyu mwaka nanone ni umwaka Imana izahana abantu bagurishije agakiza. Yerutse kumbwira, ndambwira ngo nuko ngo umukobwa abwira umugore, haramubwira ngo jyana uyu mwana umunderere, ngo numara kumunderera nzaguhemba. Abantu bagiye kureresha umwana, abantu bagiye kumureresha rwose, abantu bagiye kumureresha, abantu bagiye kureresha umwana. Ariko si umwanya
wo kugira ngo twebwe twirirwe tuvuga ngo mbese ngo abantu ngo ko baguye ngo abandi ko babaye abapagani. Oya, ni umwanya mwiza wo kwegera Imana ikadusobanurira ubuzima dukwiriye kubamo, ikadusobanurira icyerekezo dukwiriye kuba dufata, ikadusobanurira inzira dukwiriye kuba tunyuramo. Abaguye tubihorere. Yesu ati ndagendana n'abihuta, Yesu ati ndagendana n'abihuta, abasinziriye n'abaryamiriye nimubihorere, ndagendana n'abihuta. Yesu agendana n'abantu bihuta. Erega uyu mugabo witwa Yesu nta mapinga agira, erega uyu mugabo witwa Yesu nta gitutu agira, kubera ko Imana yaduhamagariye amahoro. Uyu mugabo witwa Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Aravuga ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Kandi yavuze ibi ni nawe wongera avuga ngo dore hari inzira ebyiri imbere y'umuntu. Aravuga ngo hari irembo rifunguye, hari irembo rifunganye, hari irembo rifunganye, ngo kandi ngo hariho n'inzira ngari, ngo kandi inzira ngari ngo irajyana abantu kurimbuka. Ni wowe rero ufite umwanya wo guhitamo. Ntabwo wanyura mu irembo rifungaye utendetse. Bandi batendetse ibyaha, bandi batendetse ubusambanyi, bandi batendetse incoreke, bandi batendetse ubujura, bandi batendetse ubwibone, bandi batendetse ubugome, abantu bose abenshi baratendetse. Ariko uyisura umwanya wo kugira ngo tugire mu irembo rifungaye dutendetse. Niba utendetse ukaba utendetse ibyaha, ukaba utendetse ubujura, ukaba utendetse ubwibone, ukaba utendetse ubugome, ukaba utendetse ubugambanyi, uyu ni umwanya wo kugira ngo upfukame ahantu uherereye, usaba Imana imbabazi, Imana yongere kugarukaho, unyure mu irembo rifunganye. Kubera ko irembo rifunganye ntabwo warinyuranamo imitende, ntabwo warinyuranamo ibintu utendetse. Rero ntabwo ari umwanya wo kugira ngo twibaze ngo abantu ko baguye, ko abantu bavuye ku Mana. Uyu mugabo witwa Eliya aherutse kujya munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo arangiza avuga ngo nyicare nanjye nipfire Mana. Ijwi ry'Uwiteka rimusangamo, Imana iramubwira ngo byuka urye kandi unywe, kubera ko urugendo rugize gute, urugendo rurakomeje. Imana iramubwira ngo wivuga ngo niwe muhanuzi usigaye mu Isirayeli wenyine. Oya, ntabwo ari umuhanuzi usigaye mu Isirayeli wenyine, ahubwo umva ukuntu Imana ivuganye nawe. Hari abandi 7,000 bitarapfukamira. Rero nepereka ngo humurize, hari 7,000 bitarapfukamira. Niba utarahura nabyo menye ngo birahari. Hari 7,000 bitarapfukamira tayari. Imana iguhe umugisha cyane. Birahari nayo ndabihamya, kandi bizagenda bihishurwa buhoro buhoro. Komeza rero tuze nubona ku musozo utugezeho n'ubutumwa Imana ashyize ku mutima dukomeze nyine. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro 18 umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Bibiliya iravuze ngo Imana yibuka Nowa n'ibifite ubugingo byose n'amatungo yose byari kumwe nawe mu nkuge. Imana izana umuyaga ku isi, amazi atangira kuma, atangira gukama, amasoko y'ikuzimu araziba, imigomero yo mu ijuru iragomerwa, imvura mu ijuru irishwa. Mani tugire neza cyane. Ese ni ryari? Iki ni igihe Nowa yari ari mu nkuge, iki ni igihe Nowa yari ari hejuru y'amazi, iki ni igihe Nowa yari ari mu buzima bumugoye adafite umuntu n'umwe wamuha icyerekezo, iki ni igihe Nowa yari ari mu buzima bugoranye ari gusenga abwira Imana ngo cyama Mana ukandinda irya none. Mani tugire neza cyane. Ari mu nkuge, uyu mugabo witwa Nowa ari mu nkuge ategereje ko amazi azakama, ngo ibiryo byaramushiranye, atangira kugira inzara, akomeza gusenga yinginga Imana. Nk'uko abantu benshi muri iyi minsi mu myaka yashize nepo turiho dusenga, twabwiraga Imana turi hejuru y'amazi. Hejuru y'amazi ni handi umuntu abwirwa akaburara, hejuru y'amazi ni handi umuntu arya rimwe mu minsi 3, hejuru y'amazi ni handi umuntu atagira uwamugemurira, hejuru y'amazi kandi mu nkuge ni handi umuntu yasengaga atagira icyo kwambara, hejuru y'amazi ni handi imiryango iba yaragutaye, hejuru y'amazi ni handi ushaka icyerekezo cy'ubuzima ukakibura. Ngo ku isi nta kindi kintu cyari gihari ngo keretse amazi n'ikirere. Ni handi Nowa yarebaga akabona nta cyerekezo cy'ubuzima gihari,
yareba hirya yareba hino yareba imbere yareba inyuma akabona ubuzima bwose burasa akabona nta cyerekezo cy'ubuzima azabona. Haleluya. Ngo ariko muri uko gusenga ngo Imana yibuka Nowa. Imana ishimwe cyane. Abantu barasenze batagira ibyo kurya, abantu barasenze batagira amatera zo kuryamaho, abantu barasenze batagira imyambaro yo kwambara, abantu barasenze bambaye ubusa, abantu barasenze ariko bakomeza gusenga. Ariko igitangaje muri uko gusenga, igitangaje muri uko guhamagarwa, igitangaje muri uko guhamagara Imana, igitangaje Imana yarabibutse ibyo Imana bayisabaga byose Imana yarabibakoreye. Ibyo Imana bayisabye byose Imana yarabibakoreye. Umva nyuma yuko Imana yibutse Nowa, umva ibintu Imana yakoreye Nowa. Ikintu cya mbere Imana yamukoreye, Imana ikintu cya mbere Imana yamukoreye, ikintu cya mbere cyabaye, inuma yatanze amakuru yuko hari icyizere cyo kongera kubaho. Nowa ngo yatumye inuma, soma mu gice cya mbere mu gice cya 8 ku murongo wa 10 na 11, asiba iminsi 7 yongera kohereza iyo numa kuva mu nkuge, igaruka aho ari nimugoroba ifite ikibabi kibisi cy'umunzenze mu kanwa kayo. Icyo yakuye ku giti bituma Nowa amenya yuko amazi agabanutse ku isi. Muri uko gusenga twasengaga, Imana yoherezaga umwuka wera, abantu batagira icyerekezo, abantu nta jambo bagira, nta cyubahiro dufite. Imana yoherezaga umwuka wera, abantu bagasenga, Imana ikohereza umwuka wera, umwuka wera akazana ikibabi, akaza kubabwira ngo uko byagenda kose imbere gatoya hari icyerekezo cy'ubuzima. Abantu bose bakomeye, abantu bose babaye ibikomerezwa, abantu bose babaye ibirangirire, bafite amateka, bafite uko basenze, bafite uko bahamagaye Imana muri icyo gihe. Ariko umwuka wera akaza akababwira ngo nimuhumure. Ikintu cya mbere Imana yakoze muri hejuru y'amazi, Imana yohereje umwuka wera. Umwuka wera aza kugira gute? Aza gutanga ihumure, aza gutanga icyerekezo. Icya kabiri cyabayeho, Nowa ikintu cya kabiri cyabayeho, Imana imaze guhereza Nowa icyerekezo, Nowa yaguyaguye Imana. Nowa yaguyaguye Imana, noneho ayitambira igitambo. Iyo usomye mu Itangiriro ibice 8:20 haravuga ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, abambira kuri icyo gicaniro ibitambo byose. Uwiteka ahumurirwa n'uwo mubabwe. Uwiteka aribwira ati sinzongera ukundi kuvuma ubutaka kubw'abantu, kuko gutekereza kw'imitima y'abantu ari kubi. Sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nabikoze. Icyo gihe mu gusenga kwacu cyangwa se mu gusenga kw'aba Imana yagize gutya, itanga icyerekezo. Maze gutanga icyerekezo, abantu bagifite ayo mavuta, itorero rigitangira, abantu bagitangira gukora umurimo. Bakoze iki? Abantu bakoze iki? Abantu baguyaguye Imana, bayitambira ibitambo. Ariko uzi ikintu cyabaye Nowa avuye mu nkuge? Uzi ikintu yahembye Imana? Imana yari yamuhaye imigisha, iramubwira ngo nzakugwiza, imugabiza icyubahiro, imubwira ko izamugirira neza, imubwira ko iby'isi byose bizamwubaha, imubwira ko iby'isi byose bizagendera munsi azabitegeka. Imana iramugwiza, imuhereza icyubahiro, imuhereza ubukire, imusezeranya n'ubugingo. Muri icyo cyubahiro n'ubwo bukire Imana yamusezeranye, yahinze uruzabibu. Wowe amaze guhinga uruzabibu ruramukundira, rurera kuko yari ariho umugisha w'Imana. Abantu benshi uruzabibu rwarabereye, ariko ikintu Nowa yakoze, yenzemo vino arinywera, arasinda. Amaze gusinda yambara ubusa. Abantu b'Imana rero barasinze bambara ubusa. Abantu b'Imana barasinze bambara ubusa. Reka mbwira ibintu bikeya biranga umuntu wamaze gusinda, hanyuma dusoza ikiganiro. Ibintu bikeya biranga umuntu wamaze gusinda. Iyo umuntu amaze gusinda, icya mbere avuga amagambo adafitanye isano n'intego ze. Niyo mpamvu uri kubona abakozi b'Imana barimo baravuga amagambo adafitanye isano n'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu uri kubona abantu bamaze gusinda bagatangira kuvuga amagambo y'amanjwe. Icya kabiri, yuzura inzira yose
iyo umuntu amaze gusinda ateza ambutiyaje, izo ambutiyaje ziri mu nzira kubera umurimo w'Imana, ni ukubera ko turi kugendana n'abantu bamaze gusinda nibo bari guteza ambutiyaje mu murimo w'Imana. Icya gatatu, ntatinya gukora ibiteye isoni imbere y'abamureba cyangwa se imbere y'abantu ahagarariye. Impamvu ubona abantu bari gukora ibiteye isoni kuri za social media, bagakora ibiteye isoni mu nzira banyuramo, bagakora ibiteye isoni mu ngo zabo, ni ukubera ko bamaze gusinda, nabo si bo bari gukoresha mu isindwe ry'iby'Imana rero basezeranyije Imana yakoze. Icya kane, iyo aguye ntiyumva imvune. Bantu benshi ntabwo barimo baremera ko bari mu gihe cyo kugwa, ko baguye. Bantu benshi ntabwo bari kumva imvune z'ibyaha. Oya, nta yindi mpamvu, nuko ko abantu basinze. Nuhugura umuntu ukumva ntahugurika, jya umenya ngo impamvu nta yindi, ari mu isindwe rye, niyo mpamvu adahugurika. Amafuti ye yumva ariko kuri guhari. Abantu benshi barimo barumva ko amafuti yabo ariko kuri guhari kwa none, ariko ntabwo ariko kuri ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu umukozi w'Imana ari guhaguruka, yagira ibintu atesha mu rusengero, yagira ibintu avuga ngo ibintu ntibyemewe, bakamutera amabuye, bakamutuka, bagatangira kumugabaho ibitero. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko abantu kubera gusinda bari kumva amafuti yabo aribwo buryo bwabo, ariko ntabwo ariko kuri. Imana irabaza rero, Imana irimo irabaza ngo mbese muri Yesaya ibice 5:4 iravuga ngo ni iki nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize? Ni iki nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize? Ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera indibu inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? Reba abakozi b'Imana, reba ibintu bari guhemba Imana. Reba Imana yahamagaye ikabakura mu mama. Abantu Imana yahamagaye, urabizi Imana yaguhamagaye igukura mu ivumbi, igukura ahantu irodebari, igukura ahantu wisigaga amakara, igukura ahantu wabaga muri rigore, igukura ahantu mu buzima bubi bukomeye. None ni iki Imana yari ikwiriye gukora mu masezerano Imana yaguhaye? Ni iki itakoze yari ikwiriye gukora cyatumye wera indibu? Mukozi w'Imana, garukira aho ngaho, rindira, tegereza ku musaraba. Habakuki aherutse kubivuga, haravuga ngo nzahagarara ku munara ngo maze ndindira numva icyo ambwira. Abantu bananiwe kurindira ngo bumve icyo Imana ibabwira. None Imana iribaza ngo ni iki nari nkwiriye gukora ntakoze? Ni iki nari nkwiriye gukorera abantu banjye ntakoze? Reka tugane kuri message ya nyuma Imana yampaye ngo ntangarize isi. Uyu mwaka Imana yambwiye ngo uyu mwaka hazabamo ibitangaza bitatu, hazabamo ibintu bitatu bikomeye. Ikintu cya mbere kizaba gikomeye, abakozi b'Imana mu ngeri zose bagiye kuvuguruzanya mu buryo bweruye. Bagiye kuvuguruzanya. Ikintu cya mbere kizaba muri 2025 buhanuzi Imana itanze. Ikintu cya mbere Imana ivuganye n'abantu, mugiye kwitegura, kubera ko abantu bagiye barwanyanya bakarwanyirizanya mu rwongorerano, bakarwanyirizanya hiherereye. Ariko Imana yemeye ko Satani agaba igitero ku ndimi z'abantu zigatangira kurwanyana ubwazo. Abakozi b'Imana uhereye ku bari mu bushorishori bagiye kuvuguruzanya mu bibone 2025. Iyi 2025 abakozi b'Imana bagiye kuvuguruzanya, kubera ko Imana yabonye ko abakozi b'Imana baragiye bunga ubumwe. Baragiye bunga ubumwe bamera nk'aho munara w'i Babeli kuntu bari bawubatse. Baragiye bunga ubumwe, bamaze kunga ubumwe bakora ibyaha bunze ubumwe. Noneho muri uko gukora ibyaha bagirirana amabanga. Abantu bakoze ibyaha bahishanyiranya amabanga. Muri uko guhishanyiranya amabanga, Imana igiye guteza abakozi b'Imana kuvuguruzanya, igiye kubateza kutumvikana kugira ngo babe separated, batandukane. Noneho Imana izabone yongere ihagurutse buri mukozi w'Imana ku giti cye bitewe n'umuhamagaro Imana yamuhaye, ariko bitewe n'amanyanga akorewe mu murimo. Abakozi b'Imana babikiranyije amabanga. Urajya kuri hoteli gusambana ugakubiterewe na pasiteri runaka, ugakubiterewe na diakoni runaka, nawe ari byo yajemo, ntabwo yakuvamo, ahita kubikira ibanga, mugahita mu abagumya banga. None rero Imana igiye guteza abakozi b'Imana uhereye mu rushorishori, igiye kubateza kuvuguruzanya kugira ngo batangire kuvananamo. Noneho rero kandi byaratangiye, none batangira kuvananamo, abantu ntabwo muzamenya ibirimo, muzamenye ngo ni Imana irimo, ni ikibuga Imana yinjiye mu kibuga na Satani.
kugira ngo abantu bakorwe n'isoni noneho abihana bihane hanyuma abarimbuka bazarimbuka. Icyo ni ikintu cya mbere kizaba muri uyu mwaka, kizaba gikomeye, kizahedinga ibindi byo. Ubundi buhanuzi bwose kizaba kibuhedinze. Icyo kizakiyoboye ubuhanuzi, nicyo kizaba kiyoboye ubuhanuzi, nuko abakozi b'Imana bazavuguruzanya. Icya kabiri, abo mwamenye nk'ibirangirire, abakozi b'Imana mwamenye nk'ibirangirire ku rwego rw'isi mukabamenya, ku rwego rw'igihugu mukabamenya, bagiye kuba abapagani kubera ko bamaze gusinda, bajya mu ruzabu rwabo barimo barasinda, barangije biyambika ubusa, bambika itorero ry'Imana ubusa, bambika umwuka wera ubusa. Noneho rero Imana igiye kwemera Satani abambika ubusa, abashyire ku karubanda, nabo bagaragare bakorwa n'isoni. Babantu mwemeraga nk'abakozi b'Imana bagiye kugwa. Hari abandi bantu bari bari hasi mutari muzi ko ari n'abakozi b'Imana bakomeye. Niba Imana ifunguriye amarembo kugira ngo bakore, bongere basubize umurimo w'Imana ku murongo. Abakozi b'Imana bari hasi mutazi mutamenye, bibera Herode bari hariya hirya, bari hasi. Ba Mikaya, aba ba Mikaya niba abahanuzi batemerwa, niba abahanuzi badafite namba, badafite hepfo no haruguru. Imana igiye kubahagurutsa baze batunganya umurimo w'Imana. Abari bari hejuru bose bihisha, ntabwo ari abari hejuru bose, ariko bamwe mu bari bari hejuru bihishe mu murimo w'Imana, bakitwikira izina ry'Uwiteka kandi bambaye bakiyambika uruhu rw'intama kandi b'amasagaryana. Umva ukuntu Imana yavuze ngo uyu mwaka 2025 bagiye kujya ku karubanda, bajye hasi, babise abakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana bashyire ku murongo. Ni icya kabiri. Icya gatatu kigiye kuba, Imana ije guhemba neza. Ije guhemba neza. Imana yambwiye ngo 2025 abakozi b'Imana babigenzemo neza kandi bakaba bari inkubiswe. Uhereye kuri umugabo mbona yambaye ijire y'umutuku. Imana nuriya musore wambaye umupira w'umukara, nuriya wambaye fime. Imana ije guhemba neza abantu bayikoreye batinya bahinda umushyitsi. Amen. Nukuri 2025 umukozi w'Imana uri maso, Imana yarekuye imigezi yo mu ijuru, Imana yafunguye robine zo mu ijuru z'imigisha. Umukozi w'Imana uri maso, uri maso wakoreye Imana atinya, atitira, afite ubwenge. Imana yambwiye ngo 2025 izamugendesha neza, izamurisha neza, izamwambika neza, izamuhindura muzima. Piro edefo edra. Abakozi b'Imana, Imana yambwiye ngo abantu ngo yemwe yaba mukozi w'Imana uri mu gihe kibi, ariko wakoreye Imana utinya kandi ugahinda umushyitsi. Umva ukuntu Imana ivuganye nawe mu ijwi rirangurura, iravuze ngo igiye kukugarukaho, igiye kugutiza ubwiza. Mugiye kureba abakozi b'Imana ibiterane bagiye gukora. Haleluya. Imana yambwiye ngo igiye kwamamaza abandi bantu, ngo kuko abo yamamaje yaramamaje uruzabibu rurera, baranywa barasinda. Iravuga ngo ibakuye muri urwo ruzabibu. Umva ukuntu yavugiye muri Yesaya, dusoze dusenge. Yavugiye muri Yesaya ibice 5 umurongo waho wa 5. None rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwononwe rwose, nsenye n'inkike zarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramwo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamwo imvura, kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isiraheli n'Abayuda n'isina yishimiraga yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Mana yazamuye abakozi, Mana yazamuye abakozi bayo, ibiringiyemo guca imanza zitabera. Barangije bamaze kugera mu ruzabibu, bamaze gusinda, baca imanza za kibera.
baciye imanza za kibera Imana yabiringiragamo umugisha barangije bahinduka umuvumo bazana ikizira ku ruhimbi batangira gukatira amakeke ku ruhimbi batangira kubihindura ceremony batangira gusereburira ku ruhimbi batangira kuza gukorera amagambo kuvugira amagambo yamanjwe ku ruhimbi Imana yavuze ngo urwo ruzabibu rugiye kononwa yego reka soreza hanga Amen. niba uri mu nzira igana ijuru bamaso kandi usenge niba uri mu nzira igana ijuru bamaso kandi usenge kuko icyo ari igihe cyo guhemba no guhana Imana itugirire neza Imana ibaha umugisha bari bangurukiye ndabakunda cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro yaza kwifuza kwayo amen amen turagushimiye cyane Christian Imana iguha umugisha imbaraga n'amavuta kandi biye biguhoraho iminsi yose amen dusubiye iki kiganiro cyacu hanga turifuza ko tuzongera tugasubira ariko yego nshuti bavandimwe baduteze amatwi muri kano kanya ikiganiro cyacu kigana ku musozo komeza ubare natwe ariko kandi mbere ko tumurekura tugiye kumusaba amanza dusengera Imana Christian mbere ko usengera abantu b'Imana birashoboka yuko hari umuntu wakwifuza kukuvugisha hari ashaka gusobanuza hano icyo cyifuza afite turagusobanuza tutanga nimero za telefone nurangiza dusengera Imana nimero ya telefone ni 079 299 2484 079 299 2484 irahamagarwa ikaba no kuri WhatsApp. Asante sana senga Imana. Mana tugushimiye neza n'urukundo byo bitarondoreka tugushimiye amagambo utumye aca mu kanwa kacu avuye iwawe reka aya magambo uyaherekeresha imbaraga z'umwuka wera igitinyiro n'igikundiro byawe biyagote uyarinda abadayimoni yo kuyatangirira mu mayira kandi mwami Imana nyiribihe uyu muntu ugiye gukurikirana aya magambo akagira umutima wo kwihana ndamusengeye ngo umurinde kandi umuhe imbaraga zo gukomeza kwirinda kugira ngo azabashe guhabwa ku gihembo cyawe urakoze ndagushimiye ko mfishe gusenga kwanjye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen 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 habwo umugisha.